kuko mu cyaro iwacu ntabwo wari kubona ahantu ukorera umuziki, kuko no kugira uzabone studio ni nko kuva no gutegesha itike nko ku modoka nko kuri bisi ugatega nk'ibihumbi nka bitatu cyangwa kuyijyamo. Ntabwo nta kibazo nabigizemo, ahubwo ikibazo ni uko nyuma zaho maje kuba namenyera, ni uko nasanze iyo studio uko biri barampenze ku buryo n'ikintu bankoreye kitari ikintu cyakwiye kuba gikoreshwa ayo mafaranga. Kanda subscribe, fungura inzogera kugira ntihakagire video n'imwe ica kuri ino cani gucika. Noneho cyana muri video yashize none nababwiye buriyo nyine tubone yinjiyemo Kigali, ariko ubu ngubu mbona nibwo nazaga ahantu nageze nyine tunarashakishije dukeya mbonye ariko mu bwana bwanjye nyine kera numvaga nyine nkunda umuziki cyane nkunda umuziki cyane byatari, ku buryo numvaga nyine kuko mu cyaro iwacu ntabwo wari kubona ahantu ukorera umuziki, kuko no kugira uzabone studio ni nko kuva no gutegesha itike nko ku modoka nko kuri bisi ugatega nk'ibihumbi nka bitatu cyangwa bibiri magana atanu gutyo. Ubwo urumva ntabwo byari byoroshye nyine, ntabwo byari byoroshye. Niyo mpamvu nyine wenda nageze i Kigali nkavuga ati bizanyorohera kuba najya muri studio, ukumva noneho sinzi ko nagize utya mbona ikintu cyansekeje ni uko nagize utya ndi kumva radiyo nkumva bamamaje studio ahantu, bakimara kwamamaza studio mba ndasakiwe mba ndahamagaye nanjye mba ngiye muri iyo studio. Ariko kuyijyamo ntabwo nta kibazo nabigizemo, ahubwo ikibazo ni uko nyuma zaho maje kuba namenyera, ni uko nasanze iyo studio uko biri barampenze ku buryo n'ikintu bankoreye kitari ikintu cyakwiye kuba gikoreshwa ayo mafaranga. Niyo mpamvu nyine iyo utaramenyera yego bibaho nyine urahendwa, nuko byagenze. Noneho njya muri studio, ngeze muri studio nkora boro ya mbere. Iyo boro noneho ikinasekeje nta nubwo yanasohotse, noneho mbona igitaya studio ndatigita, noneho mbona ntago byaza kuzavamo. Umva se izo boro zaza kudukoraho, izo boro ari gucuranga maze zaza kudukoraho. Noneho nibwo tujyaga muri studio, noneho nsubirayo bwa kabiri, nsubirayo noneho nyine urumva nangiye kumenyera, nsubirayo byegeye hasi, hasigaye noneho indi boro nakoze nayo niyasohotse. Sinzi niba uri kumva icyo kintu. Noneho nibwo negereye umusani w'iwacu bita Yamano, muramuzi. Nibwo namwegereye ndamubwira ati ariko rwose Yamano hari indirimbo afite yise Cano, uri kumva noneho nkajya mfungura Cano, nkafungura Cano ikabura, nkafungura Cano nafungura Cano nashyiraho indirimbo imwe, Cano nkayibura, nafungura Cano nashyiraho indi ndirimbo, ugasanga ni ibintu birimo akajagari tu. Nibwo negeraga Yamano ndamubwira ati mfasha wenda umpe korabo nzamure, dore uri umwana w'iwacu kandi nakuze nkuzi nanagufana. Umuhanzi uko yaba ari kose arahagera akirya pe. Nanjye narabibonye ko ndi nyiriyeho, gusa ndaheza ndavuga ati birakwiye, kuko nanjye numvaga nizeye fresh, nanjye sinamurenganya. Noneho nyuma zaho nibwo nazaga kuza kujya nkora indirimbo banyita Niwe. Indirimbo yitwa Niwe, nunajyaho urayibona, nuyishaka ahangaha kuri ino Cano urayibona, yitwa Niwe. Gusa nayo ni indirimbo yaje kuzamo utuntu tutari neza nyine. Indirimbo Niwe n'ubundi yari korabo, yatangiye ari korabo. Twagiye muri studio tugiye gukora korabo n'undi mujama witwa Dewani, ngeze muri studio producer ambera intanga
producer Mbere Ntanga ewana sha arabizambya. Umusani twari twajyanye kuyikorana nyine nawe arabana aravuga ati sha nkaba nahagaruka bari biyo. Noneho nyuma nza kuyibuka hano twari twamaze no kuyishyura, nza kuyibuka ndavuga ati ariko amafaranga araheze burundu. Nibwo nafataga umwanzuro wo kugenda noneho nkayikora njyenyine, nyandikira imirongo ya danje nyikora njyenyine, bore nyine irasohoka muyirebe kabisa. Nuwo Zashi wanyu, Zashi meze fresh, Zashi njye nyirazo entertainment ndahari ku bwanyu. Mwebwe kanda subscribe, fungura inzogera kugira ntihakagire video n'imwe ica kuri ino channel gucika, uzajya ibonera ku gihe. Ndagushimiye.